kugira ngo mwumve neza. Nta kintu kirenze cyane cyo gukora abandi bahanzi batakoze, yego, ariko n'inzara n'umwihariko kandi nje guhindura byinshi. Nifuza ko twafatanya n'abahanzi banjye bakuru bacu tugakora umuziki wa fresh kandi ufite n'uwerwa umwihariko bagenda bakayibana mu ndirimbo zanjye. Mfite indirimbo ebyiri watanya muzika ryari? sinavuga ngo ni ryari, sinabeshya ngo ni ryari kuko ni kera cyane kuva ndi umwana. gusa ibikorwa byanjye natangiye kubisohora izindi ndakeka no mu kwa munani titi nigakubita hanze n'indi yejeje nasohoye bita Matalina zo gutumana ingamba wana. Ufite umuntu uri kugufasha mu bikorwa byawe se? ukuntu bimeze ni timu yanjye bita Avu ukubiyemo njyewe n'abakuru banjye babiri, uwo bita Vanilla Ice n'undi bita Adam Shakur, n'abavandimwe banjye ba Maz Beat n'aba Jonas, mikinnyi yacu nyine twirindira hamwe twakoze tugamije gukora nyine ibintu bya fresh kandi nyine tukanzamura uvuze bakuru bawe babiri? Ufite bakuru bawe babiri. Bakuru bawe babiri uvuze ko uwo bita nde nande? Adam Shakur na Vanilla Ice. Okay. None se amakuru avuga ko uvukana na Bushari yaba ariyo cyangwa barabeshya? Bushari ni umuvandimwe, ntabwo babeshya, nyine ni umuvandimwe kuko njyewe burya hari igihe umuntu aza akavuga ati abantu benshi bashaka kuzamuka, araza akavuga ati akabeshya abantu njyewe mvukana kugira ngo amukure hejuru, sibyo? gusa njyewe nabonye ko ndi kubona ko muranasa n'abantu bari kudukurikirana bibona ko kabisa wowe na Bushari mufitanye isura sinzi kabisa. Ese koko muravukana cyangwa nibyo uri kwitira kugira ngo uzamukire ku izina rye bimeze bite? Urabona ibyo ndi gukora bimeze gute? Urabona ibyo ndi gukora bimeze gute? Ibyo uri gukora ntabwo ibyo ndi kuvuga, ni ukukubaza ese muravukana cyangwa bimeze gute? Ni umuvandimwe wanjye nawe. Wamwita Vasi nko ku ndirimbo imwe ya Bushari. Nahura n'inzira gasina kuko nyine kaba gahagije kugasina ni byinshi. Baby Batman nabonye umufungo hafite icyaka imyaka byose ni umufungo hazitazambere ikirombo lada. uwo muramwumva kabisa bamwita Oru, akaba ari umuvandimwe wa Bushari bavukana, akaba yaje kuba dupremieringira indirimbo ye bita Macarena, ndetse kandi akavuga ko aje muri muzika, aje guhindura ibintu byinshi cyane. Abantu benshi bagenda bavuga ibintu byinshi bitandukanye, hari umuntu uza muri avuga ati njyewe nje gukora ibiki, nje guhindura, nyine abantu benshi baje muri kariyeri ya muzika bazavuga ibintu byinshi bagiye guhindura. Ese Orwa ni iki wadusezeranya muri aka kanya, ndetse niwe mwihariko ufite muri music yawe? Icyo navuga nta kintu cya danje navuze nje gukora aba Bruce Melody batakoze cyangwa se abandi bari kuzamuka, ahubwo nyine njye ndi gukora ibintu nyine byanjye, umwihariko wanjye udasa n'uw'abandi, kandi nyine nasaba n'abo bakuru banjye bakazadufasha nyine bakaduteza imbere bakadukundira, kuko hari igihe ukora ibintu bakakwangira pe, ariko iyo bagukundiye birakunda. kandi nyine buri kwezi nzajya mbaho ibikorwa, ngiye kubaha umuziki mwiza utandukanye n'ingo usanzwe uri gukorwa, kandi nyine nta mikino abasaba abanyamakuru mudufashe mudukinire indirimbo muzigeze ku banyarwanda nk'uko bikwiye, kuko murabizi murabidufasha. Muri Classic Web ntabwo ari ibintu mutwingingira, ikintu nzi cyo nuko umuntu wese ufite impano twiga turamufasha. Kandi nitaho umuntu kuri telefone ntekereza ko afite ikintu agiye kukubaza muri aka kanya. Alo? Alo, bite byawe? Bakwita ndurahagana he? Orwa wamubonye? cyane. Wamukunze se cyangwa wapuri kumva nabi bitari kugenda? Namukunze niko biri kugenda. Biri kugenda kabisa. Indirimbo ye bita Kashe? Orwa wasagiye indirimbo bita Kashe? Elementi? Bari gushyiramo indirimbo bita Kashe kabisa, gusa nawe uwo turi kumwe muri aka kanya bamwita Orwa. Gira ikintu ubwira Orwa, gira icyo umubwira kabisa. Gira icyo ubwira Orwa. Sasa urakoze cyane. Orwa. Nashaka kubaza uririmba injyana ubundi? Njye ndirimba nazanye injyana nanjye tu
nuko abandi bahirye injyana zabo bazanye kina trap like trapish, nanjye nazanye injyana yanjye yita afro swing classic. Afro swing classic. cyane mpamvu rero wahisemo injyana bita afro swing classic n'ahantu wayikuye. ntago najya kukubeshya, narebeye cyane cyane kuva Nigeria, bita mbivanga nyine n'ibyanjye bishyashya, yahita mbyita gutyo. bigiye gutuma musaba ngo turirimbire kuko njyewe ndi gushaka ku mixing ako kantu ari afro, ari umuhanzi reka mubwira umuhanzi bita Davis T afite ari munima ngo afite afro killer sinzi ukuntu nawe wabivuga. Okay, ndashaka kugira ngo mix afro swing nyine ndiko mu afro mu na swing barose munimba numve nyine impamvu nyine wahisemo kwitwa kugira injyana kwita ngo afro swing, ndetse nambwire n'intumbero iyo njyana aho yifuza kuyigeza. Makanina bari zangu gusana zamfatenya kalezi Taizi kuna shama fa Ese wabuzi trolla Kuna muti murjana Uwesa kuna shana Kandi chinwa ngumana Baby that's why my honey is my honey Follow vande vamo likoni Singa gukola mujajani Baby take me no fati Baby nubwo mbitwala slow Gusa nyine ibyabasa Mama nuko ngo njyana se ntabwo ari mutari swing kuki bayise afro. Oya nyine ahubwo ngende ngenda no ku bandi cyangwa se umuntu akayita just iyo atakuvundi kuririmba ndakeka nyine cyangwa kari ibintu bya swing ni ukujyana abantu swing. Imbere yanjye ni gufata no muziki cyangwa se no byandi gukora ikagera kuri platform irenze, ikagera ku rwego rwa danje, tukajya Afrika ikatumenya mu Rwanda. Ntabwo bagomba kuvuga ngo dukora ibintu bimeze ukuntu, twagomba kutumenya akavuga ati se mu Rwanda meze gute, abantu bahari bari gukora gute, bakadusa nuko n'indi tubatumira bakaza natwe twabikora nyine nuko waba ari danje nawe urabizi. Gukora muzika mu Rwanda biragoye cyane kubaza kiragira kiti. Okay, mbese ni nk'iki nicyo ushingiyeho uvuga ko nyine iyo njyana yawe ishobora kuba yaza igafatisha ikagera ku rwego rw'iz'abandi, nicyo ushingiyeho kwanza? Iyi njyana yanjye bitewe n'uko imeze utangiye injyana, ni injyana nshyashya, umuhanzi mushyashya ntabwo uramenyekana, then ni iki ushingiyeho cyangwa se ni nize mbaraga uzifashisha, nize tekinike uzakoresha kugira ngo iyo njyana imenyekane mu gihugu cy'u Rwanda, reke no kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange? Byo nibyo biragoranye kugira ngo mbisobanure, ariko ikintu nabwira abanyarwanda badukurikiye aka kanya, buri muntu wese uri burebe indirimbo yanjye cyangwa se umuntu wese uri bujye ku bikorwa byanjye akabireba, ni ibintu nyine bisa nkaho bitandukanye n'ibi byo mu Rwanda turi gukora cyangwa se dusanzwe tubona. Kandi nyine ikintu njyewe nishingikije cyane, mfite timu yanjye ni abavandimwe banjye duhorana isaha ku isaha, ni abavandimwe banjye nta kintu buri kimwe. Iyo timu yanjye kuba turi kumwe n'abanyarwanda bakankunda, nizeye neza ko n'Imana yanjye nsenga ibirimo nta hantu nazagera. Reka nkwaze ikibazo. Okay, none se ndabyumva ufite timu niki? Okay, ese niki Bushari baragufasha kuri kariyeri yawe cyangwa se niki abagufasha kuri kariyeri yawe? Bushari amfasha byinshi, sinumva nyine ngo banze ngo byerekana ngaha nuko tutarabona post yawe se abari nyine twebwe ubundi ukuntu tumeze nyine ni ibintu biri professional man, ntabwo ari ibintu byo gutwika, ni professional. Twe dukora ibintu nyine nk'aba professional. Ese amafoto yango yako kanya nawe dusohotse aka kanya twifotoza, ariko n'ubu twakifotoza ko turi mu gikorwa. Dufite indirimbo nzasohora kuri album nako kuri EP yanjye yo gusohora, bibaye na ngombwa ejo bundi mwabibona indirimbo bayita Makalina. Kuki wahisemo kwita Makalina? Nuko aribyo nashatse kuyita kuko ndi artist y'urukundo swing z'urukundo nyine urumva bita bijya. Oya man, kwita vuga afro swing isanzwe iriho,
ahubwo njyewe icyo nongeyeho ni classic. ni classic. Okay, urakoze cyane rero. Okay, reka mubwire ko iki ni ikiganiro Classic Vibe, uri mushishikariza n'ahantu hose uzajya iki cyo kiganiro cya mbere ukoze kuri televiziyo. Yalla na televiziyo ngana mu Rwanda utanajya ahubwo iyi ngiyi niyo ntaraza. Niyo wari utaraza. Niyo yita Izuba TV, ariko izindi zose naziciyeho. Ndashimira n'abanyamakuru ko ntabwo bangoye cyane, ntabwo baramfashije nyine kuko bishoboka tu, kandi nawe thank you bro. Ikintu nakubwira cyo kabisa, ufite impano kandi indirimbo zawe ni nziza kandi uzagera kure. Niyo yanjyana ya Afro Swing, niba Afro Swing Classic, iki kiganiro cyawe kiri kukibagirwa ni Classic Vibe, Afro Swing Classic. Okay, everywhere. Okay, ndabyumva rero. Urumva ufite indirimbo nziza, ngewe nazikunze zombi uko ari ebyiri. Gusa icyo nakwifuriza ni ugukomeza guhirwa, kandi muri iyi muzika nyine habamo ingorane nyinshi nyine zihangana zicamo zose. Katwita abantu nka 2 cyangwa 3 kuri telefone. Allo. Oui, bite. Wakwitandura hagana he? Eke, wari wamubonye? Ngira ikintu mubwira kabisa. Urakoze cyane kabisa. Sawa. Urumva uruwako nje kintu ndi kukubwira no gukomeza kabisa ukarwana nyine no kurwana wabigo hano mu Rwanda, kuko urabona entertainment yacu nyine iracyari kwiyubaka. Gusa abakuru bacu, abanyamakuru bacu ndakeka ko ari abana beza, ndetse n'abandi bazadufasha, kandi bizeye neza ko tuzagera ku bintu dushaka. Okay, ndaza gusaba kuhanga bw'ibyuma dushyemo indirimbo yabita Makarina, mu kanya mitengarukana n'undi mutumirwa. Mbabwire ko ikiganiro ni Classic Vibe. Iki kiganiro bakita Classic Vibe, n'abafana bazajya babwira aho uri hose babwire ati bagomba gukurikirana kino kiganiro, kuko ni ikiganiro tuzatuzanamo ibyamamare bigiye bitandukanye, tuzatuzanamo abantu bafite impano, cyane ko muri iyi minsi none twabazaniye n'agashya, dore ko muri kiganiro cy'umunsi twari dufite n'umutumirwa wemeye kuba yatanga impano ku bantu bakurikirana iki kiganiro cya Classic Vibe, aho azakorera umuntu ufite impano ukurikirana kino kiganiro, akaba yazamufasha kuba yamukorera indirimbo imwe ndetse na video ku muntu wese ufite impano. Rero ikintu ngiye kubasaba nuko mukomeza mugakurikirana ikiganiro cyacu bita Classic Vibe. Ntuzigere wicara ahantu ngo wumve ko uri class utajya ukurikirana kino kiganiro. Reka nsabe kuhanga bw'ibyuma badushyemo indirimbo Makarina ya Olwa, ndetse kandi tuhite tugaruka turi kumwe n'undi mutumirwa. Olwa, mbere ko musezera, igihe ibihangano byawe babisanga he? Ibihangano byanjye biri kuri all platform zicuruza umuziki, audio ndetse na video. Kuri YouTube ni Olwa, Instagram nansura nawe ni Olwa, no kuri za Spotify ni Olwa, za Audiomack, everywhere nazisangaho. Okay, kandi nyine namwe murakoze, mujye mukomeza na people abantu bankurikirana, mukomeze mukurikirane Classic Vibe, kuko ibintu dukora ni classic, everything is classic. urakoze cyane. Again sambamba, again sambamba, yeah man, only one bamba. Kabisa urakoze cyane Olwa, urakoze cyane kabisa. Kankomeze mwifurize guhirwa muri kariyeri yawe, kandi nibutsa abakunzi bacu ko bundi abantu umuntu wese uzajya ubona hano azaba ari class. Nimushaka kuba class, kurikirana ikiganiro Classic Vibe gica buri wa gatanu guhera saa 10 kugera saa 12 uba muri kumwe na Swing Jiza Delio Entertainer. Kandi mbibutse ko umwe mu baterankunga b'ikiganiro ni Muganga Online. Mbibutse ko kandi ikintu bita iki, ufite ikibazo cyo kuba wumva ko ufite ikibazo cyo wumva utamerewe neza muri wowe, ugomba kutugera hano kuri Goodrich. Hano dufite kuri Goodrich tukakuvura kabisa. Dufite Goodrich Life Care, tuze tubafata neza hano. Ubundi nta muntu urwaye, mabona ko nanjye bameze neza, ni fit, nta kibazo cy'uburwayi nagira, kuko iwacu ni kwa muganga. Ntuzigere ugira ikibazo na kimwe kabisa, ushobora gukanda akanyenyeri 141 ugakurikiza amabwiriza ushaka kumenya ibindi byinshi cyangwa se ubundi busobanuro. Gusa ikindi kintu nakubwira ko hano dutanga care, dufite service nyinshi zigiye zitandukanye. Dukorera hano mu mujyi kwa Makuza, ahahoze ku iposita mu nyubako ya Infinix. Urinjira kuri floor ya 3 kabisa, turagufashe tukakwitaho, ntabwo uzigera turwara, ntabwo uzigera turema, n'undi waba class go tukarema. Kurikirana kino kiganiro ni byiza byinshi tuzajya dusangamo,
kandi reka nkomeze mbifurize kugubwa neza. Reka nzadushyiraho indirimbo ya Oluwa bita Makarina, mukandagarukana n'undi mutumirwa dukomeze turyoherwe na weekend.